izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti dushingiye ku butware bubyara ububasha ubasha bukabyara ubushobozi dushingiye ku mavuta y'ubutambyi n'ubuhanuzi ubutaka bw'u Rwanda tubushyizemo Petero kabisa izaboneka Imana irambwiye ngo uzabonekamo yego bizaboneka nkubwire ikindi umwuka mbwiye imbibi z'u Rwanda umushyira imbere y'Imana haleluya kandi yitwa Rukundo mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima cyangwa batatu none ninde wagwa uburenganzira bwo gukatira abadayimoni uri umwe urumva utarakoze ikosa ni ukuvuga ngo mbonye umuti wo kugira ngo nge nabakatira neza uyu munsi nibwo tubakatira nta muyede kandi uwo muhanda washyizweho iminota ingana n'iy'Abisiraheli bambutse uzaho umuhanda wavuye wari uri mu birenge by'Abisiraheli baratambutse tujyaho haleluya Ushingiye ku butware bubyara ububasha ububasha bukabyara ubushobozi ushingiye ku mavuta y'ubutambyi n'ubuhanuzi turi ku rufunguzo ibyiciro by'abakene ngo n'abatindi ibyo tubivanye buri munyarwanda wese vuga ngo amen nibura tuzishyizemo wenda ntizari sibye ko zihari ariko nkeya zari turazongereye dukoresheje ubutware ibyo zari ikindi kibazo ubwo zagezemo kandi dushyiremo na peteroli mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti dushingiye ku butware bubyara ububasha bukabyara ubushobozi dushingiye ku mavuta y'ubutambyi n'ubuhanuzi ubutaka bw'u Rwanda tubushyizemo Petero izaboneka Imana irambwiye ngo uzabonekamo yego bizaboneka nkubwire ikindi umwuka mbwiye imbibi z'u Rwanda uvuza imyenda gukura birantangaza imyenda yarakuraga inkweto igakura nazo zigakura umva ikindi Imana irashoboye Imana ibahamana mu butayu wowe udukurikiye Imana irashoboye icyo si kimwe hejuru y'igitare hari ikimenyetso cy'Abaroma bibaye bingahe bibere kandi nicyo gituma guru rufunguzo hejuru y'ikimenyetso cy'Abaroma hari idarapo ry'Abaroma bibaye bingahe bitatu hako uyazikubara hejuru nose mu Rwanda hari abantu bagikoresha imiti y'ibyatsi ibyo bintu birahari mu Rwanda hari ibitaro yego mana ibyo umwami arakomeye ni Imana iba yaramushyizeho uri kubyumva ahubwo abami bose bo mwisi uyu mwanya tubatuyeho amavuta yo gukorana n'abatambye n'abahanuzi mu izina rya Yesu ababeho abome kuko Imana yamagara umwami ikamushyiraho umuhanuzi ikamushyiraho n'ubutambye abo bantu bagomba gukorana ni kimwe n'idini cyangwa itorero ubundi rigomba kugira uruhari mu iterambere ry'igihugu hanyuma tutaragenda dukanguriye abantu bose bari muri iki gihugu no hanze yacyo bakurikirana ibi biganiro gukora comment share subscribe kugira ngo bajye bakurikirana ibiganiro bisobanutse biri smart kandi iyi channel niyo turiho abari baratubuze naha turi kugira ngo tuhatangire ijambo ry'Imana impamvu twahahisemo nuko twabonye umuyobozi w'iki kinyamakuru asobanutse akunda igihugu kandi akunda Imana n'abantu b'Imana nawe tumuhaye umugisha abasuje mu izina rya Yesu Kristo ndabifuriza amahoro y'Imana ngo nabane namwe mwebwe mwese mudukurikiye aho muherereye hose abarwaye Imana ibakize abatishimye Imana ibanezeze kandi njya nkunda kuvuga ngo nabishimye Imana irinde impamvu zo kwishima kwanyu kugira ngo zitavamo ibicumuro ni mwene so Ndayisaba Pascal nk'uko bisanzwe ni Negev TV ukurikiye nishakiro ry'ubutumwa bwiza ngaho abagabo basezeraniye niho bahurira twabasezeranije ko tuje kugira ngo tuzane itandukaniro muri social media kuko muri iyi minsi social media zabihiye abantu benshi ariko tuzanye ijambo ry'Imana turagira ngo abantu bahembuke kandi ubwami bw'Imana bwururukire mu mitima y'abantu Imana ishimwe nkuko mubibona turi kumwe na bene data dukunda kubana n'ubundi kuri Negev TV kandi ndabizi neza ko babakurikiye kereka niba utarabumva ariko ababakurikiye murabakunda ababitubwiye n'abatarabitubwira mwese Imana ibaha umugisha munyemerere twihute tubakire tubahe ikaze n'ubundi murarihorana musuhuza abadukurikiye ubundi tubaha umwanya mutugezeho ikimana yabahaye kutugezaho uyu munsi ni karibu
Shalom shalom bene data, tubasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nimuhabwe umugisha aho muherereye mu bihugu bitandukanye, by'umwihariko abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda. Turabizi ko hari abadukurikira bari i Burundi, bari mu Rwanda, bari muri Amerika, muri Canada, Oceania, umugabane wa Aziya n'uwa Afurika. Mwese nimuhabwe umugisha. Ni Reverend Pasteur Dusengimana Theo. Nakagaruka twagarutse kubaha ijambo ry'Imana, kandi ku ruhande ndi kumwe n'umukozi w'Imana, umupasitoro. Reka nawe abibwire kugira ngo dukomeze. Yesu ashimwe. Amen. Amazina ni Theogene, n'ubundi turitiranwa. Rero umupasitoro abari hanze y'u Rwanda, abari kure, namwe ndabashuhuje. Ndabizi muri inshuti zacu muradukunda, natwe turabashuhuje. Yego. Amen. Amen. Turi hano rero muri ya nsanganyamatsiko yo kuzajya tugenda ducukumbura ijambo ry'Imana, rimwe na rimwe tugasesengura. Ese iyo bavuze ijambo ry'Imana wumva ari iki? Ijambo ry'Imana numva ari ubutumwa bwiza. Urakoze cyane, ariko si n'ijambo ahubwo n'Imana yicaye mu nyuguti ku mpapuro. Uvuze? Ntabwo ari ijambo ahubwo n'Imana yicaye mu nyuguti ku mpapuro. Iyo ubyise ijambo nuko, ariko n'Imana yicaye mu nyuguti ku mpapuro. Ubu niyo tuzaniye bano bantu. Imana ishimwe. Niyo tuzaniye bano bantu. Hanyuma iyo ukoze iki ijambo ry'Imana rivuga, ryo rikora icyo risabwa. Bibiliya iravuga ngo kuko imvura na shelegi bimanuka bigatosa ubutaka, umuhinzi akabona umusaruro. Niko ijambo ry'Imana, evanjili. Ntabwo ijambo ry'Imana rishobora kumanuka paragisita. Ubu ntureba ari abantu badukurikiye, ubu iri jambo rigiye kubabohora. Yego. Urabyemera? Ndabyemera cyane. Hanyuma bari bategereje ko Imana ivugana nabo, ntiyabonetse nitwe yatumye. Kabisa. Wowe witwa Theogene, ngewe ni Theophilus. Yego. So rero mwege mudukurikiye, itegure kwakira imbaraga z'Imana. Kandi ikindi ujye wihuza n'amavuta. Uriya amavuta utemera ntashobora kugukorera igitangaza, ariko iyo uyemera arabirema. Yego. Arabirema. So rero mbere yuko dukora deba yo gusesengura, ariko ku nyungu z'abadukurikiye, ijambo ry'Imana ubundi mu kuri kukuri. Uri kubyumva? Yego. Buriya habaho ukuri gutatu. Hari ukuri kukuri, hakaba ukuri kwawe, hakaba n'ukuri kwa politiki. Turi hano rero ngo tubwire abantu ukuri kukuri ushingiye ku ijambo ry'Imana. Hanyuma reka dusomere wasenga umunota umwe n'isegonda rimwe. Mana yacu, Mana y'imbaraga n'imbabazi, Mana y'ubushobozi, Mana y'ububasha, turakwinginze bana natwe muri iri jambo, kandi imitima igiye kuryakira uyihembure uhereye none ukagera iteka ryose. Amen. Naringize ngo ugiye kunsengera nk'ahantu nagiye kwigisha, noneho aba umupasiteri ngo ansengere, arangije aravuga ati mwami dusengeye umukozi wawe kugira ngo ubwenge bwe bubure, bwaba mpinduriye umusazi ku gatuti. Neza cyane. Ntabwo ubwenge bwacu bwabura, uko ubwenge dufite si ubwa Satani, twabuhawe n'Imana. Umwuka wera azana ubwenge bw'Imana bugafatanya n'ubumenyi dufite n'ubwenge bw'Imana, bigakorana. Bigakorana. Hanyuma ijambo twabategurira mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo 16 ku murongo wa 18. Nanjye ndakubwira ndi uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. 19. Nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi nuzibona icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe mu ijuru, n'icyo uzahambura mu isi kizaba gihambuwe no mu ijuru. Urumva ko hano dufite ikintu cy'urufunguzo. Kabisa. Urufunguzo nabyumvise. Urufunguzo. Ubundi urufunguzo rukora bibiri. Uzi bingahe? Ngewe nanjye nzi bibiri. Ikihe n'ikihe? Vuga kimwe mvuga ikindi. Ahari ugukinga no gukingura. Byose arabijyanye. Ariko ntacyo. Gukinga no gukingura. Gukinga no gukingura. Ubu uyu munsi tugiye gukingirana abazimu n'abazima babi. Mu izina rya Yesu. Abazimu n'abazima babi. Yego. Uraho kurwana n'umuzima mubi, warwana n'umuzima. Kuko umuzimu uvuze ngo mu izina rya Yesu, bari abazimu ntibapfa, barasinzira. Warubizi? Yego. Ariko yari umuzima mubi, uvuga mu izina rya Yesu, nawe akavuga mu izina rya Yesu, nawe agakanura. Ariko umuzimu warasinzira kuko abazi uvuganye nawe. Yego. Ubu hari abasinziriye. Ese ufite imyaka ingahe? Ngewe mfite imyaka myinshi. Ni nk'ingahe ugereranyije?
mfite imyaka n'ibiri. Ni ibiri. Ubona mbese ko nashyizemo iyo filozofi. Ariko icyo ndashaka kukubaza, imyaka abantu bavuga bafite siyo bafite. Kabisa. Kuko mbere y'uko uriho wariho. Ujye ubara rero iyo ufite uteranyije niyo wariho utarabaho. Urumva yaba miremire cyane. Ni ukuvuga ngo ungana n'Imana. Kuko Imana imyaka imaze. Uri kubyumva? Wari uri mu bitekerezo byayo. Imana yabwiye Yeremiya ngo nakumenye ntarakurema. Sogokuruza wawe na sogokuruza na nyogokuruza wawe batarabyara sogokuru ngo abyare so. Nari inkuzi ko witwa Yeremiya. Ariko ziko ari byo. Ntabwo rero hano hicaye Paragisi dubukuri iyi mikoro ya iyi televiziyo Negevu TV. Kuhaba ntabwo biri mu mpanuka. Ubu turi gukora ikintu Imana yateguye kera cyane. Ubu yarize ko Negevu TV iriho. Izabaho. We ayapuritse none ariko mu Mana yari irimo. Urumva rero ntuzongera kubanga ufite imyaka ngo 35 mbere y'uko uriho wariho. Kandi wowe si wowe. Ahubwo wowe ni wowe muri wowe. Buriya abantu bazi pirate yawe, original yawe yicaye muri pirate yawe. Niyo bategereze original. Kandi ariyo ubu yaje hano. Ubu niyo yaje. Bari kumva. Ubu niyo bari kumva. Nuko bimeze. Hanyuma urufunguzo tusanze rukora ibintu bibiri. Rurakinga, rukanakingura. Hari abantu bafite za kanseri. Hari abantu bafite za sida, hari abantu bafite za diabete, hari abantu bafite za prostate, hari abantu bafite ibisazi, hari abantu bafite ubukene, hari abantu bafite igisuzuguriro. Ubu twazanye urufunguzo rwo kubikingirana. Babyakire. Hanyuma icya kabiri. Twazanye urufunguzo rw'amadolari, amahera, amapawundi, amarivure sterling, amasefa, amaranda, amakorora, amamedikasha. Twaje gukingurira ingumba. Kabisa. Twaje gukingurira uri kubyumva abazinzwe badashaka. Twaje gukingurira amamodoka. Utubonye abonye Imana, utubuza buzimana. Kuko turinda mu cyimbo cya Kristo. Kabisa. Ngo bagiye kuvuga ngo turiyemera. Nose nimba mutatwemera natwe ntitwiyemera. Tugomba kwihana. Ariko ndabizi ko mutwemera mu izina rya Yesu Kristo. Ahubwo Paulo yavuze ngo muhesha agaciro nk'abakozi b'Imana. Na nyakubahwa Perezida wa Repubulika yarahanuriye abanyarwanda bose n'isi. Arabira ngo nta muntu ushobora kuguha agaciro umuntu arakiha kuko biri mu burenganzira bwe no mu nshingano ze. Urumva atarahanuye? Yego. Hanyuma rero Petero uru rufunguzo ubundi rufite andi mazina 3. Urayazi se? Oya. Icyambere ni ubutware. Yego. Ubutware bubyara ububasha. Ububasha bubyara ubushobozi. Kubwira abantu bagira ubutware. Yego. Buriya umuntu wa mbere ni umupastor. Agira ubutware bukomeye. Yego. Arahagarara akavuga ngo ngewe Reverend Pasteur kanaka. Shingiye ku butware mpabwa n'Imana. Ngashingira ku bushobozi mfite. Nemeje ko dusenga Imana Theophilus abaye umugabo wadushima Imana Goreta. Kandi Goreta abaye umugore wadusenga Imana Theophile. Yaraza kuvuga ngo kandi cy'Imana yafatanyije. Yego. Ahaye abantu gasopa. Icy'Imana yafatanyije. Ahaye abantu gasopa. Ntakagire ugitandukanye. Waruzi ko abaperezida bo mwisi nta wakora ibi. Imana itevuga ati abasambanyi. Ariko pasteur akibyeza. Bararyamana umwe akajya avuga ati babikoze tubizi. Babikoze tubizi. Undi muntu ugira ubutware. Amen. Amen. Ni umukuru w'igihugu. Buri umukuru w'igihugu agira ubutware. Amen. Kuko ahagarariye Imana ku isi. Yego. Uwo nawe bafite ubutware. We ndetse aranakaze. Uruzi ko aho yagiye rimwe na rimwe hatabura umuntu ukubitwa. Oya ntibibaho agomba gukubitwa. Kuko hari abitambika mu nzira, hari abagira utebwo rero kandi babakubita mu izina rya Yesu. Kuko Bibiliya iravuga ngo ibitugu by'umupfapfa babihata inkoni. Umuntu rero witambitse umwami ngo nta mwami utwarira inkota iki ubusa. Abantu bagiye bamenya uburyo banubaha umwami. Wabyumvise? Umwami arakomeye, ni Imana iba yaramushyizeho. Uri kubyumva? Ahubwo abami bose bo mwisi uyu mwanya tubatuyeho amavuta yo gukorana n'abatambye n'abahanuzi mu izina rya Yesu. Ababeho abome. Kuko Imana yamagara umwami ikamushyiraho umuhanuzi ikamushyiraho n'ubutambyi. Abo bantu bagomba gukorana. Ni kimwe n'idini cyangwa itorero. Ubundi rigomba kugira uruhari mu iterambere ry'igihugu. Abahanuzi. Idini
bakorane n'abayobozi. Umwami agomba gukorana n'umuhanuzi n'umutambyi, bagomba gukorana kuko Imana ihamagara batatu, n'umwami, umutambyi n'umuhanuzi, bagomba rero gukorana. Mu izina rya Yesu rero aho bari abanyakubahwa abaperezida b'ibihugu, uyu mwanya twatuye amavuta yuko tugomba kumenyana, ariko tugahura ari bo bose ngemvuza b'Imana naho se abahanuzi hariho n'abandi burerega, hari n'abantu b'abapfumu bitwa abahanuzi. Yego abahanuzi b'Imana. Sarongo wajya avuga ati nanjye ndi umuhanuzi. Ashobora kubahanura abantu mu magambo, ashobora kubahanura abantu mu bindi myuka. Twebwe turi kuvuga abahanuzi b'Imana bakorana n'Imana. Abahanuzi ni benshi. Hari umudamu twigeze dusengana, Imana yamishurira mbona hari umuntu wamuhaye imiti y'ibyatsi iri mu icupa yo mu bapfumu, arangije aravuga ngo uwo muntu wayimuhaye ngo ni umuhanuzi, ngo arahanura. Nose mu Rwanda hari abantu bagikoresha imiti y'ibyatsi. Yesu, ibyo bintu birahari mu Rwanda, hari ibitaro. Yego mana, ibyo bintu barahari biyita abahanuzi. Jewe rero umuti w'ibyatsi batanga n'ibyatsi rwose. Jewe umuti w'ibyatsi naha abanyarwanda nuko bajya bateka icyayi bagashyiramo tangawizi cyangwa n'umuravumba, kuko umuravumba burya ni antibiyotike, naho ibindi by'abapfumu byo ngo waburiye karande enye. Ibyo byaba ari ibindi, habaye hari abantu bagikoresha imiti y'abapfumu. Yego, abapfumu ni ikizira icyo ngicyo. Ariko ubundi umupfumu akubwira ngo aguhaye inzu aba mu byatsi gute, ariko abantu bagiye bakanguka bakagira ubwenge. Hanyuma uwa kabiri twavuga kugira ubutware, na kuwa gatatu ni umucamanza. Umucamanza ashyiramo ikanzu, yamara kuyishyiramo agafata kakanyura, akavuga ati nshingiye ku butware mpabwa n'itegeko nshinga, ngashingira ku ngingo iyi niyo maze kumva uru rubanza, nanzuye ko uyu muntu akatiwe imyaka 25 ntabwo asubira mu rugo, atamujyana amageragere, ahubwo mfite ikibazo. Buri gihugu cyose ntigifite itegeko nshinga. Mu itegeko nshinga harimo amategeko ahana ibyaha. Ubu rero wowe ufite double nationalité, turabizi uri umunyarwanda, ugomba gukunda igihugu. Ariko icya kabiri uri n'umwana w'ijuru. None itegeko nshinga ry'ijuru ngira urarifite. Umaze gukatira abadayimoni bangahe igifungo cya burundu? Ab'ubukene, ab'inzara, bakaranda, b'igisuzuguro, kugenda n'amaguru. Hari abo umaze gukatira? Nakatiye ab'ubukene. Baragiye ab'ubukene cyangwa ntibaragenda neza? Cyangwa baragenda. Ndagufasha uyu munsi. Urumva rero wakoresheje, uzi impamvu batagiye? Nikubwire. Yego, nuko wari umwe. Wari umwe. Bibiliya kandi iravuga ngo babiri cyangwa batatu. None ninde wagwa uburenganzira bwo gukatira abadayimoni uri umwe? Urumva utarakoze ikosa? Ni ukuvuga ngo mbonye umuti wo kugira ngo nge nabakatira neza. Uyu munsi nibwo tubakatira. Uyu munsi nibwo tubakatira. Imana ishimwe cyane. Hanyuma ubutware bubyara ububasha, ububasha bukabyara ubushobozi. Yego. Hanyuma uyu wabuhawe ninde? Ni Petero. Yego. Petero uyu munsi ninde nande? Ni nge nawe. Imana niyo abariho si y'abapfuye kabisa, sibyo? Kuko Imana ikorana n'abariho, ntabwo ikorana n'abazima. Yes, nako ntabwo ikorana n'abapfuye. Purito. Hanyuma Petero nge nahise munyaga urufunguzo igihe yaragiye gupfa kabisa. Kuko Petero yanyaze Yesu urufunguzo, nanjye agiye gupfa ndamucunga, itanda umunyaga ubu ndarufite. Abashaka kuba hakinguye turabinshuti kabisa, n'abashaka gukingirana ubwo nabo banyivumbure. Ibyo bisaba kwimenya, ibyo bisaba kwimenya, kwisobanukirwa. Kuko hasi yo hasi kuri nge nawe ntahahari, hari hejuru yo hejuru. Siko bimeze se? Uyu rero Petero atararuhabwa yitwaga Simoni. Simoni sicyo bisobanura? Atararuhabwa yitwaga Simoni. Ni ukuvuga ngo umuntu atararuhabwa wese aba afite ikibazo nyine. Afite ibibazo 80 n'ikindi kimwe. Umuntu utarahabwa urwo rufunguzo. Ese umuntu ahabwa urufunguzo byari byagenze gute? Hari umuntu ushobora kubudukurikiye kwibaza ko ibi bintu bari kuvuga bitangira gute kugira ngo umuntu ahabwe urufunguzo. Imana ishaka kuguha urufunguzo ibanza kureba mu mutwe, utari hasi yuko Imana itekereza. Kandi ibipimisha uri kubyumva, kureba kuri umunyamibare. No kuvuga ngo biba bigusaba rero
gukoresha uri kubyumva imibare wabyumvise kandi mu mibare buriya habamo imibare ya shitani hakabamo n'imibare y'Imana wari ubizi imibare ya shitani ni ugukuramo no kugabanya iy'Imana ni uguteranya no gukuba umuntu wo rukuramo anagabanya yisanga muri mayinazi ariko uteranya akanakuba aba umukire wari ubizi hari umubare wabuze wa shitani kane imibare yose yeneye ni ya Satani shitani ayikoreramo siye ahubwo ayikoreramo tuvuge nka kane ni umubare wa shitani completely Abisirayeli bamaze imyaka 430 mu buretwa harimo kane bavuyeyo bazengurutse ubutayu imyaka 40 harimo kane inene bahagomba kurimbuka mu minsi 40 harimo kane Goliyati yasuzuga ubwoko bw'Imana iminsi 40 harimo kane Ezebeli yateye y'ubwoba ryama mu iminsi 40 n'amajoro 40 harimo kane inyanja buriya yatabutsemo kane ku bwa Joshua ku bwa Mose yatabutsemo Joshua yambukije Abisirayeli Yorodani inyanja yatabutsemo Eliya ajya mu ijuru inyanja yatabutsemo Elisa agaruka inyanja yatabutsemo mu rupfu rwa Yesu hari ibintu bine hari ikimenyetso cy'Abaroma hari igitare nako hari igituro gishyizweho igitare icyo si kimwe hejuru y'igitare hari ikimenyetso cy'Abaroma bibaye bingahe bibere kandi umuntu kandi nicyo gituma guru rufunguzo hejuru y'ikimenyetso cy'Abaroma hari idarapo ry'Abaroma bibaye bingahe bitatu hako uyazikubara hejuru y'ikimenyetso cy'Abaroma hari abakomando b'Abaroma uzi ko yatoranyije n'abigishwa b'iminsi 40 n'amajoro 40 urabizi Ruzagayura muzayisangamo kane intambara kabiri y'isi muzayisangamo kane noneho n'intambara baye mu Rwanda muri 94 mu kwa kane kuwa kane urumva ko kane umubare ukaze bwose nuko kane uri kubyumva no mu mibare habamo ibimenyetso bine kuko Imana ari inyamibare kurusha shitani yaravuze ngo ubwo shitani inje mu bimenyetso bine bibaho abantu barashira ibigaburamo kabiri isigira shitani bibiri nayo isigarana bibiri ibya shitani ni ugukuramo no kugabanya iby'Imana ni uguteranya no gukuba ikimenyetso cy'umusaraba kigizwe na bibiri hari icya shitani akaba n'icy'Imana icya shitani ni kiriya gitambitse abo shitani yari yarakuye muri Edeni Yesu aje yabateranyije Haleluya ubwo urumva nta fantiri bungurire noneho twavugaga ku rufunguzo ngewe nagiraga ngo umuntu yakijijwe ahita urufunguzo kuya ntabwo ari cyo bivuze buriya ikintu ngira ngo nkubwire gikomeye kandi mbonereho no kubwira abaduteza amatwi aho ureba ni hujya kandi sinemera ko hari umuntu ungana n'undi umuntu angana nuko atekereza uramutse uhuye n'umugaragu w'imbura mu mara wamuhakaze urakoze cyane nose nta bantu basenguryo ngo mwami Yesu ngo twaje ngo abagaragu b'imbura mu maro ngo iminyorogoto ngo intumbi y'imbwa Imana ntikorana n'abagaragu b'imbura mu maro Imana ntikorana n'intumbi z'imbwa Imana ikorana n'umuntu ufite self confidence amen urabyumvise neza uwo ni Imana ikorana nawe umuntu ufite confidence wiyaminiya nayo intumbi z'imbwa barazihamba hanyuma rero ntago bivuze ko umuntu wese ukijijwe ahita ahabwa n'ubutware oya ntabwo ari cyo bivuze yego nose abantu bose niko birukana abadayimoni kirazira ejo buri twari turi ku gitaramo urabiruka wibivuga oya ntabivuga yego ibyo utavuga ni ibya shitani ariko iby'Imana ko ari cyo utabivuga none se ubundi kutabivuga bibujije kubikora Bibiliya iravuga ngo ibimenyetso bizagumana n'abizera bazirukana abadayimoni mu izina rya Yesu wabyumvise ahubwo babitabikora waba ufitanye isano n'abazimu utabirukana waba ufitanye isano nabo yego urumva Petero rero ataritwa Petero uri kubyumva yari Simoni tugeze yego bisobanura urubingo ruhungabanwa n'umuyaga yego Yesu abaza ikibazo ngo kubera imbaraga zimbamo abantu barantinya ntibambaza ibibazo ariko mwebwe mwiriranwa musangira muvukana musengana hamwe mwumva bavuga ko ndindi abandi baturi Yohana mubatiza abandi uri Yeremiya abandi rumwe mu bahanuzi ariko Simoni yari guterateranya ibipande yabonye mu Imana uzi ibyo yateranyijeho yateranyije ibyo yumvishe n'ibyo yabonye yateranyije ajyana na Yesu mu bukwe bw'Ikana agahindura amazi divayi ateranyaho bajyana kwa nyirabukwe wa Simoni akamukiza indwara y'ubuganga yego
ateranyaho uri kubyumva Ndakumva. ajya ku kidendezi Betisida agakizwa 38 ahita ateranyaho akizwa 12 uburwayi bita kuva akoze ku nshunda y'imyenda ateranyaho buryo Imana yavanye abisirayeli muri Egiputa iteje ibibugwe bikeri ikica abana b'imfura Farawo akarekura abisirayeli bakazenguruka ubutayu imyaka 40 ibirenge ntibibyimbe imyenda ntibasazireho barakuraga bagakorana n'inkweto n'imyenda ntabyo waruzi inkweto igakura umuntu agakura n'inkweto igakura n'amasutiye ubwo ntiharimo ubucuni oya nta bucuni buri cyangwa ubukonikoni nimba ari ubukonikoni Imana niyo ya mbere ibukora yego uvuze imyenda gukura birantanga imyenda yarakuraga inkweto igakura nazo zigakura umva ikindi Imana irashoboye Imana ibaha amanu mu butayu wowe udukurikiye Imana irashoboye inkweto gukura imyenda igakura noneho ntibandakarabaga kandi bahoraga basa neza wabyumvise nta gukaraba kandi na Yesu niwe bigiyeho kuko kuva yava mu ise kugeza yivuyemo yambaye ikanzu niyo bamwambitse ari agahinja yarakuraga nayo igakura wamwumvisha ukuntu yari umugabo ukomeye nyine ukura inkweto ikura ibyo ni bitoya ahubwo reka dukomeze Imana ibaha amanu yego manu yarihishe mu ibanga barya bwa mbere bikaba ibishyimbo barya bwa kabiri bikaba inyama z'amafi barya bwa gatatu bikaba inkoko barya bwa kane bikaba imineke barya bwa gatanu Imana yarebye irari ry'ibyo bararikiye irishyira mu kintu kimwe bakarya manu ariko bariye byose bakeneye muri manu buriya niyo uri mu bukene ukajya urya wenda tuvuge indagara n'ubunyobwa Imana ifata vitamini zo mu nyama mu bishyimbo mu mboga ikabishyira mu bunyobwa wowe ukajya urya inyama mu bunyobwa amafi mu bunyobwa byose ariko uzi ko ari byo hanyuma hari igihe umuntu aba mu buzima ubwo buzima bukamutera kuba ibiryo arya ari bimwe waba abona bimwe yego ariko hari byinshi muri bimwe niki Imana ikora hanyuma umva ikintu Imana irihagije bambuka Yorodani muri Yorodani mbabwira ikintu cyaba mu nyanja itukura niho hantu hambere hacitse umuhanda wa kaburembo udashyizweho na Starbuck yego na NPT nta bafundi nta muyede kandi uwo muhanda washyizweho iminota ingana n'iy'Abisirayeli bambutse uzaho umuhanda wavuye wari uri mu birenge by'Abisirayeli baratambutse tujyaho haleluya bavuye muri kwa Farawo bawutwaye mu birenge yego nyine barahageze noneho abanyegiputa baprofite kwizera ko abatambutse bagira ngo nabo bafite kaburembo inyanja arabwira ngo tuzabe imbere mwege ibyangombwa byanyu biri inyanja noneho barayibeshya ngo hayango turi kumwe nabi imbere inyanja arabwira ati okay mukomeze birasobanukira imbere umwisirayeli wa nyuma yego avanye mu kirenge umunyegiputa wa nyuma gikandagijemo inyanja arabwira ngo rifuta b'imbere bari babahaye nahiga murasigara ahangaha vuga ngo bahita barengera urumva se aba bantu turashaka kuzatubaha ibiganiro by'ubwenge sibyo ra bahita bagira gute barengerwa kandi ubwo aricyo ntakubwiye hari ubutayu bagezemo basaba munsi inyama noneho z'amaroti Imana iramubwira ati nyama nzaziba setere facile cyo se niki ubabwire ko nzaziba ariko Mose ateranyije umubare w'abantu bavuye muri Egiputa 6.5 n'igice abwira Imana ati urabeshye none se ufite amafamu ntazi uri buvane mu izo nyama zo kubahaza amafisi yo mu nyanja yose azabateranyirizwa Imana ihita yumiga ngo siko nagendanye n'umwana utanze iramubwira tumva Mose kubera agasuzuguro kawe aba bantu nzabaha inyama kandi bari bazikeneye umunsi umwe kugira ngo nkwereke nge ko ndi umukire bazazirya ukwezi kose kandi uburyo bazaziryamo wabyumvise bazarya inyama breakfast lunch na dinner buri wese azajya arya inkoko cyangwa inkware uri kubyumva 6.5 n'igice cyangwa 6 gusa buri muntu arya inkoko mu gitondo saa 6 na nimugoroba uzi miliyoni z'inkoko zirimo ku munsi breakfast lunch na dinner baryaga 18 miliyoni 18 ukubye n'iminsi 30 ni miliyoni 54 amaboko y'Imana si magufi amen ni maremare wumvise
uyu mugabo rero ibyo byose yabiteranyijeho aravuga ngo uri Kristo umwana w'Imana. Yesu aramubwira ngo urahirwa Simoni wa Yona, ariko ntabwo inyama n'amaraso ari byo bikumbishuriye, ahubwo umwuka wera aragukopeje. Ariko uburi yahakopera umuhanga, umwuka wera ahita amubwira ngo, nako Yesu ahita amubwira ati kuko ukopeye neza, witwaga Simoni bisobanura urubingo, urabizi ko kiri Simoni wanyihakanye gatatu, kandi umuja ari uguteye kunyihakana. Ukiri Simoni urabizi ko wataye ministeri ugasubira kuroba, ngateza inyatsi mu nyanja amafi agahunga. Urabyibuka ko naje ngababaza ngo mufite icyo kurya, muri gukamura inshundura, ufashe icy'agaciro agafata umutu kabisa, arabwira ngo nimutere iburyo. Yohana na Yakobo bumva iburyo bwabo, baramubwira bati twahateye n'ibumoso turahateye. Petero aravuga ati ni iburyo bwanyu, kantera iburyo bwa Yesu. Vuga ngo amen. Ngo baroba amafi menshi cyane, vuga ngo amen. Ariko yaravuze ngo ubwo ari wowe ubivuze, wabyumvise. Yesu rero amubonamo knowledge, arambwira ati rero ntaguhaye promotion naba mbemutse, harya witwaga nde? Simoni, wereye none nkwise Petero, bisobanura urutare. Kuri urwo rutare niho nzubaka itorero ryanjye, hanyuma nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru. Kubera icyo Yesu yashyize muri nza, nuko ibintu byose byitwa umurage, uragwa yegukana umurage, uwamuraza atakiriho. Nuko Yesu yari akiri mu mubiri, ariko amaze gupfa, uzasome Matayo 28:18, arabegera avugana nabo ati nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Amen. Ubu rero muri wowe harimo ubutware, mu butware harimo amaguru y'ibirema, harimo amaso y'imbuno, harimo umuti wa sida. Uri kubyumva? Muri wowe harimo kunetarariza intambara mu gihugu. Vuga ngo amen. Uteguye kwica abantu tukamunetarariza neza mu izina rya Yesu. Uteguye kudutera tugahita tumutera ataradutera neza, kuko uwo mwuka uba mu bahanuzi, tukamenyera kure imigambi ya shitani, tugahita tunetarariza, duhindura sanzefe, dukubita hasi. Warangiza ibyari intambara tukabivunjamo uburumbuke, ibyari ubusa tukabivunjamo. Nimuvuga ngo amen. Abereka bavuga ngo ntazahabu ngo tugire tuzishyizemo, wenda ntizari sibyo ko zihari, ariko nkeya zari turazongere dukoresheje ubutwari. Ibyo zari ikindi kibazo, ubwo zagezemo kandi dushyiramo na peteroli mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, dushingiye ku butware bubyara ububasha, ububasha bukabyara ubushobozi, dushingiye ku mavuta y'ubutambyi n'ubuhanuzi. Ubutaka bw'u Rwanda tubushyizemo peteroli kabisa, izaboneka. Imana irambwiye ngo uzabonekamo. Yego bizaboneka. Nkubwira ikindi umwuka mbwiye, imbibi z'u Rwanda zigiye kugaruka kabisa. Tarakosi ya Wistafose NY. Haleluya. Kuko niko Yesaya yahanuye 50 ngo agura ikibanza cy'ihema ryawe cyegereye, rega inyegamo, ntugarukire hafi, ungura imigozi yawe, shimangira imana. Imana igiye kwagura u Rwanda kabisa. Tunetararije gahunda zose, wowe zose zanetararijwe, ahubwo turi kukwagura hirya no hino. Wowe turi kwagura imbibi z'u Rwanda kugira ngo abanyarwanda vuga ngo amen babeho bisanzwe, kandi tuzanye iterambere mu gihugu ryinshi, hanyuma rifite umuvuduko, dushingiye ku butware bubyara ububasha, ububasha bukabyara ubushobozi, dushingiye ku mavuta y'ubutambyi n'ubuhanuzi. Turi ku rufunguzo, ibyiciro by'abakene ngongo n'abatindi, ibyo tubivanye buri munyarwanda wese. Vuga ngo amen. Nibura najye mu cyiciro cya 10 mu izina rya Yesu, ku buryo nibura idolari 100 buri munsi. Vuga ngo amen. Kuko Zaburi iravangwa ntunganyiriza ameza mu maso y'abanzi. Ireka twe dufite umwuka wo guhanura kabisa, twebwe dufite umwuka wo guhanura w'Imana kabisa, ntabwo ari umwuka wa Nyabingisu wa Sarongo w'umwami, umwuka w'Imana. Kandi vuga ngo amen. Ntabwo bategereza Imana, twe turahari kugira ngo dukore ibisa n'iby'Imana yakora ihari neza cyane. Twirukanye inzara mu Rwanda, vuga ngo iragiye. Twirukanye za divorce mu izina rya Yesu kabisa. Twirukanye umwuka w'amacakubiri n'amoko n'ubwishanyi mu izina rya Yesu. Hanyuma abantu bari abanyabyaha gakushwa, tubahesheje agakiza mu izina rya Yesu. Twasoza ubu kabisa. Vuga ngo amen. Ibintu u Rwanda rwubatse turahanura ko bitazasenyuka. Ntabwo bishoboka, bigomba ahubwo kurushaho kwiyongera. From glory to glory, tugenda duhindurwa tuva mu bwiza tujya mu bundi, nta bindi. Vuga ngo amen. Indese watera umwuka wabaga muri Elisa, ubwo ntabwo uwuzi.
Elisa yaravuze ngo ejo ku irembo ry'i Samariya indengo y'ifu y'ingezi izagurwa shekeri imwe. Nta nzira yari ihari, ariko Imana itobora inzira mu babembe. Nimuvuge ngo amen. Inzira iraboneka kabisa. Ese urabyemera? Ndabyemera. Urabyemera neza? Ndabyemera. Wabuze se Namani umugabo w'ingabo z'i Siriya wari warateye Isiraheli akayinyaga akayitsinda akanyagamo n'agakobwa, ariko abakobwa karavuga ati nubwo wadutsinze ariko iwacu hari specialite we. Haleluya 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 haleluya. Ajyayo ariko ari umubembe. Namani ajyayo za rokobuteri zindege za Puma za mashinigani za Semujyara pigi bamuha n'abakomando bo kumurinda special force zirwanira ku butaka zirwanira mu mazi. Bageraho bazi ngo Elisa ngo arangwa leta shamaduka akubitana n'umukozi ati genda ubwire shobuja we wabonye ibirokoro ko wabonye abaturinze ngo aragenda bibwire Elisa, asanga Elisa arimo arivugira ngo mushira imbere y'Imana. Haleluya 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 haleluya. Kandi yitwa Rukundo amenya yuko izina ryanjye riri ku mutima we ngo aramukomanga atari ko kucyuri kuririmba kandi hanze hari general twatewe hanze hari umuntu ibirokoro kona zende. Haleluya 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 haleluya. Elisa aramubwira ati njye mvugana niyo hejuru we aramubwira ati noneho ugenda umubwira ajya muri Nyabarongo yibiremo karindwi. Nimuvuge ngo amen. Ajyayo aridumbaguza karindwi aho Imana icyubahiro akira indwara. Ubu hari abantu bafite ibibembe tugiye gukiza ibibembe byabo, kandi si wowe ngo duhure ni ukubabwira ijambo. Yohere amina amina nukohereza ijambo gusa indwara zigahita zikira kikaba kirakemutse. Umva rero kugira ngo tutazagurukira hano ibi bintu reka tube tubisoje kuko ejo tuzagaruka tuvuze imbaraga z'urufunguzo. Tuzagaruka wowe udukurikiye yego iterabwoba ku ruhande abazimu bavuze ngo ntuzakira turabavugurusha, abavuze ngo uzapfa ngo amen. Kandi amafaranga yacu twega amafaranga yacu tuzayubakisha iterambere ry'igihugu, dufasha imfubyi dufasha abapfakazi. Uri kubyumva neza? Ariko muri mwe hari uwiteguye kudushyigikira uwo nawe vuga ngo amen. Tuzamuha umwitero. Reka dusenge tureka aba bantu tuzagaruka ariko turabakunda muri beza musa neza mu rwoko bw'Imana kubyumva kandi ndabifuriza kugomeza kugubwa neza. Hari abantu bagiye bakubwira nabi, twebwe tukubwiye neza, turi hano ngo tukubwire neza. Abavuga ngo nturi mwiza uri mwiza rata, abavuga ngo uzapfa ntabwo uzapfa uzarama kugira ngo utekerereze abantu, abavuga ngo iwanyu ngo nta modoka izahaturuka izaturukaho Yesu yaciye yinjira muri Mariya ataryamanye n'umugabo. Ikindi nagira ngo utangarize wowe shitani warabwira ngo ntuzakira, mubaze nimba usenga muri umuna w'iyabakire vuga ngo amen. Uzakira rata ntagira abakomeza gutera ubwoba. Gutese bagutera ubwoba ngo urumva ngo reka urumva iki yohereza ijambo rye reka rero twe dufite ubutware tuguhesheje amahoro. Wowe utabyara tuguhesheje kubyara, wowe ukenye tuguhesheje gukira, wowe ufite ubujiji ya kwishuri. Nimuvuge ngo amen. Kandi imyaka umuntu asibira ingana n'imyaka y'ubujiji waba umurimo. Turabifuriza rero kwiga mukaba abahanga mukabona burusi z'Imana. Ngaho senga ubasengere dusubike. Urizeye mukundwa nshuti y'umusaraba? Wizeye bose bangura ubwenge atabyizera se. Rero reka dusenge Imana. Tuzagaruka tuzabana namwe, turabakunda cyane, turabasengera kugira ngo Imana ifungure imiryango ikinze, yaba y'ubuzima yaba y'iterambere yaba ari ya buri kintu cyose waburiye igisubizo. Ukeneye ko Imana iguha igisubizo cy'icyo waburiye igisubizo. Tuhari rero ku bwanyu, ntabwo tuhari ku bwacu, tuhari ku bwanyu. Reka dusenge Imana. Mana y'imbaraga nyinshi, Mana y'ubushobozi, Mana yo kwizerwa, Imana y'imirimo, Imana y'ibitangaza, Imana ibeshaho, Imana irinda, Imana irengera, Imana ivuga ijambo ikarisohoza. Aba n'abana bawe bagirire neza, bahaze uburame, imbaraga n'imbabazi zawe bibabeho none n'iteka ryose. Noneho tubone nomero za telefone se buriya twazibaha kugira ngo ufite icyifuzo cyangwa igitekerezo cyangwa ushaka no kuzatera inkunga ibi biganiro kugira ngo birusheho kugera kure. Ariko ntabwo tubasabye oya, ntabwo twebwe turi abakene never. Ufite icyifuzo cyangwa igitekerezo hamagara kuri 0782 30 15 81. Subiremo rimwe 0782 54 0782 30
15 8 1. Ariko ngira n'indi 07 82 54 72 27 07 82 54 72 27. Niyo nayo nari nsa n'uwe beshyemo kuko nazari izanjye, ariko nawe wabaha iyawe kugira ngo uwagukenera ube nawe wagira icyo umufasha. 07 44 1 83 1. Ngero subiremo 07 44 1 83 1. kirase cyangwa wakiriye mu izina rya Yesu. Amina, turashoje. My God bless you. Turabakunda cyane.